Ayo usana yaryaye. Yayarya. Bonde. Onye cyane ari anshaka kuzajya gusibura use nagira ikintu mfite. Bose ndamukora haka. Ngomba ko bavanze. Nanye nkazajya kwirwanaho. Cyaka dore cyabaye n'icyorezo. Mbishe ngo haje na cya coronavirus ariko muri kiriya gihamba. Undi ubigajeho ntabwo cyandurara. Nzabaza gutyo. Iyo umuntu yariye ngomba gukora Kigali wandaje ingangi wanjanye mwirigaranwa gatabi nzari tumamba umusinzi abana nitaye kuri virusi utumye mba maskini uwanywaga umutabanga umushari ajya ngo Kigali nzayivamo ayivamo gute wanyweye akagage ko kwanuza akaba kakoza akazi Benge buke meza bite sawa urabona akazi wageze kure akazi karimo kagenda bana kabisa none subigiye wakati ntabwo urarangiza habe n'itafari niri nari ahubwo bose humura rwose nugira ikibazo hariya nazanye iforume ifinyo ritafari nk'agatsima kavuye mu isafuriya bana nugira ikibazo akazi nakazi mama yavanze aho nganga kwereka ubundi buryo akazi gakorwa bose rega njye ndimo mukazi kabisa kandi ngira ngo urabibona ni wakati nta n'itafari niri nari muri wakazi rega umuntu agomba kubanza agashaka itaka bose hanyuma ubwo itaka niriboneka uje wagira kabisa bose ahubwo rero nshaka aho ngaho avanze bo hanyuma kubanza nimenemo akantu hariya kuko ndumva icyaka cyabaye icyorezo hano kimeze nabi bo hanyuma giye hirya hagakeye ndabizi ukunda kuzanira kandi ngiye ikibazo cya nukuvuga ngo ikibazo cyawe ni kimwe nukuvuga ngo amatafari 200 uze kuyabumbuye arangiza hanyuma mfasha gutya mabanze kabisa mfasha gutya bose rwose ubu ngubu akazi nakazi iravuba dore n'imvura igiye kugwa amatafari ugera y'amahoro bose rwose mukira mukode ate sugira ngo buriya se nyiri kamanze ngiye kwemena ariko kamanze nzana amazi ubundi ntangire nkate sige nk'amatafari nkata nayo njarandambiye pe Yesuwe mbega umwana mukobwa kuri mwiza ndi mwiza se ndi mwiza wawe yagutatse yaragutanaze pe sheri waje tukajya gusangira akantu hariya gusa umuntu usa nkaho ufite amafaranga nicyo ndo kumagura yamaye nkawe kitabuze mu rutoki n'amakoma ahubwo fasha kano gacupa uze turi mu nzu gatoya amafaranga urayafite amaye nkawe ni nk'urwondo inota y'umutuku y'inyama ndayibona isa n'inyama vuga ngo ibinote sheri ariko ubundi wamburanye kigwino twigendera kanga mu jisho ni kanga mu kanwa